Okay, hanyuma se iyo mpanuka yigeze uwo muntu yigeze ajya muramuvanamo bigenda gute mpaye makuru? Yari umukongomani sinzi ibibazo yari afite nyine yari yifitiye yakuyemo aramutwerekeye nakorera kuri hariya Tamutamu ugejeje imbere y'umugezi wa Serera ava mu bwato arasimbuka ari naho ubwato njyewe nyine arabujimije ndamwogera nyine ndamurohora mukuramo. Umaze kumukuramo se misura y'ukuntu byagenze, umaze kumukuramo umuntu wari wiyahuye abishaka byagenze bite? Nta rushyi yaguteye cyangwa se yaravuze ngo merci? Byagenze gute? Tubahaye ikaze kuri Zabisoza TV. Uyu munsi murabibona ko twagiye ku Kivu, twagiye ku mazi, twagiye kureba, turi kumwe n'ubwato, turi kureba imikorere y'ubwato. Twahasanze abasare nibo twaje kugirana ikiganiro. Mukurikije koze cyane abakurikiye Zabisoza TV, twabagendeye kuko dusanzwe tubagendera kubarebera amakuru atandukanye. Tugeze hano kuri baraza kuhatubwira kuri uyu mwaro mwiza. Tuhasanze abagabo bakora umwuga wo gutwara amato, niba ariko babyita. Reka tuganire nabo. Mwatubwira amazina yanyu, mwitwa bande? Murakoze, banyita Peter, abandi umusare hano mu kiyaga cya Kivu. Bantembereza abantu hano, ndavana hano Karume Beach, abajyana ku Mashyuza, kuva ku Mashyuza tukajya kwa Karaka kwa k'abakobwa, abazenguruka ku kagwa k'Amahoro, tukaba bafashe nk'uburyo bwo gutembera nk'isaha. Ubwo natwe tubafitiye poromosiyo, isaha twacaga 45,000 ariko buno twakuyeho 10,000. Murakoze cyane. Aho hantu uvuze ngo ku karwa k'abakobwa bishatse kuvuga iki? Ni hahandi kera wumva ku bw'ingoma z'abandi bashyiraga abakobwa batwaye inda z'indaro. Kubera u Rwanda na Kongo rero byari ubuhahirane, abakongomani bazaga guhaha baturutse kuri iriya misozi yo ku Ijwi, bagahita bagenda bakuraho b'abagore bakabajyana kuri ako kagwa ko bita ku Ijwi. Noneho gutya wambutse uri umunyarwanda ukagera hariya ku Ijwi, niho haturutse rwa rurimi rw'igihavu wumva bahita bavuga ati wure ni Muyomba. Niho byaturutse. Murakoze cyane. Ako karwa k'abakobwa nibwira ko ni kariya ko hagati ndi kubonamo. Ni kariya kariya niko karwa k'abakobwa. Hanyuma Peter, umaze igihe kingana iki muri uyu mwuga? Uyu mwuga mumaze mu myaka 8. Yego, myaka 8. Uri mariye cyangwa uracyari umusore? Okay. Hanyuma se muri iyo myaka 8 watangiriye kuri ubu bwato bwa moteri cyangwa watangiriye ku bwato? Natangiye ngashya ariko ngenda niga n'ibindi bijyanye no kuba namenya gutwara ubwato bwa moteri, maze kubumenya kubera ubwato bwo kugashya bwari ubwanjye. Nabuvuyemo ndavuga ati reka mbe nakorera n'abandi rero ko twakubaka urugo tugapfura. Itandukaniro riri hagati y'ubu bwato bwa moteri ndetse na buriya bwo kugashya busanzwe ubona ari irihe umaze kubuva? Ese ubwo bwato bwo kugashya busanzwe wabukoresheje imyaka ingana iki? Ubwato bwo kugashya busanzwe nabukozemo imyaka 3. Hanyuma ubu umaze imyaka ingahe ugeze kuri ubu? Ubu ngubu maze imyaka 5 mbugezeho, kandi ndumva ngomeza kureba icyo ntazi imbere. Ntabwo nzasubira inyuma, ahubwo aho kugira ngo nsubire inyuma nagenda akora nkaba mbonye n'ibyo 200,000 nkaba nashyiramo ubugashya nanjye ukajya burambirika, ariko ngira ngo nta kibazo.
murakoze cyane. Muri iyi myaka umaze gutwara ubwato nk'umusare, ese habaho mufite ishyirahamwe? Ntabwo umuntu wese yaza ngo ahite ashaka ubwato ngo ashyiremo, muba mu ishyirahamwe? murakoze. Hano dufite koperative abasare beza, niyo idukontorora twese, ari abagashya ari abamoteri, twese twibumbiye hamwe. Murakoze cyane. Hanyuma muri iyo myaka igera mu 8 mumaze mukora uyu mwuga wo kuba muri iki kiyaga cya Kivu, mwahuriye muri nzitizi, biragaragara kuba mu mazi. Ese mwahuye n'izinzitizi muri iyo myaka yose mumaze? Ibyiza byo ni byinshi kuko mwambwiye ko bibatungiye urugo, mwashatsemo umugore, mufite n'abana, ariko mwahuriyemo n'ibihe bibazo muri aya mazi? Ibibazo byo ntabwo byabura. Nk'iki gihe cyo mu kwa karindwi, igihe cy'imiyaga niho tuba dufite inzitizi, kuko hari igihe hajyamo umuyaga ukaba utaparika abantu hano cyangwa ukaza kubahakura. Ndumva nta kindi kibazo duhuriramo cyane nacyo. Na rushimusi twari tugerageza kubamagana, nta kibazo turatekanye. Ntabwo hano hantu bajya bavuga ko muri iki kiyaga habamo gaze, ku buryo ishobora guteza impanuka. Ese mwebwe mubitekerezaho iki? Nta gaze murahura nayo? Ntabwo murahura n'impanuka itewe n'iyo gaze? Murakoze. Iyo gaze ibamo, ariko ivamo, ariko ibirimo hasi ntabwo yaduteza ikibazo hejuru. Imyaka maze nta muntu ndabona yateje ikibazo mu bwato. Hari mugenzi wawe mukorana, nabonye muri babiri, ntabwo ugenda uri umwe. Ese kubera iki mugenda muri babiri? Ni ukubera iyihe mpamvu? Njyewe mba ndi kapitene, mba ntwaye. Uri kapitene? Noneho uwo nguwo aba agomba kugenda ari gusobanurira abakiriya, anababaza twese hari aho mushobora kujya, bakaba bavuga ati turajya hariya, bitewe n'uburyo bavuganye bakaba bakongeraho tukajyayo. Murakoze cyane. Hanyuma se we ko witwa kapiteni, we yitwa nde? Metere Majeri. Reka tuvugane na Metere Majeri. Metere Majeri, muraho, murakomeye? Twari turimo tuvugana na kapiteni hariya. Uyu mwuga wo kuba, ese Metere Majeri akora iki? Ashinzwe iki? Metere Majeri ashinzwe umutekano w'abakiriya bari mu bwato no kubasobanurira. Kuko abakiriya dutwara ntabwo twizera ko baba baje kwishimisha gusa. Yego. Hari ufite ikibazo ashaka kwiyahura, ariko yabuze aho yabihera. Yabuze aho yiyahurira. Aho yiyahurira. Yitereye mu kivumba ndi tayari. Amukuramo vuba cyane. Mbega ubucungana ntabwo ubucunze umutekano w'abantu gusa mu buzima busanzwe, mu buryo busanzwe, ahubwo ubu natekereza ko hari uwakwiyahura hanyuma ugahita usimbuka ukajya kumurohora. Muri icyo gihe mumaze mukora uwo mwuga, ese mumaze igihe kingana iki mukora ako kazi? Maze imyaka 17. Uri muri aka kazi? Akazi natwara ubwato, nkajya nigisha abandi gutwara amato. Hanyuma se iyo mpanuka yigeze, uwo muntu yigeze ajya muramuvanamo, bigenda gute? Mpaye makuru. Yari umukongomani, sinzi ibibazo yari afite, nyine yari yifitiye yakuyemo, aramutwekeye nakorera kuri hariya Tamutamu. Ugejeje imbere y'umugezi wa Sebeya, ava mu bwato arasimbuka, ari niho ubwato njyenyine. Arabujimije, ndamwogera nyine, ndamurohora mukuramo. Umaze kumukuramo se, ni isura y'ukuntu byagenze? Umaze kumukuramo, umuntu wari wiyahuye abishaka, byagenze bite? Nta rushyi yaguteye cyangwa se yaravuze ngo merci? Byagenze gute? Yavuyemo yahahamutse.
ubu rero kubera yanyweye amazi menshi nanjye nayamukuyemo yakubita amakofe mu nda buri wese amazi akayagarura. murakoze cyane turabashimiye. amazina yanyu ntabwo mwayatubwiye cyane cyane n'abadukurikiye. Nitwa Jack. Witwa Jack. Jacques. Yes, Jack, thank you. Ubu bwato ko bwanditseho ngo ibyiza by'u Rwanda, hakaba hariho n'idarapo ry'u Rwanda, bishatse kuvuga iki? Nabwo buri mu byiza bitatse u Rwanda. Buri mu byiza bitatse u Rwanda. None se kuba mwarashyizeho idarapo ry'u Rwanda ni ya sosiyete, ni ya koperative mubamo yabitegetse, cyangwa niko buri wese ashyiraho ibara ashaka? Buri wese ashyiraho ibara ashaka bitewe n'uburyo rero nk'u Rwanda bwacu, niyo mpamvu nakoze. Murakoze cyane.